inshuti zawe zizagufasha kugera ku byiza wifuza, ariko igihe kiragenda inzozi zacu zigasigara inyuma. Ikinyejana cyashize ubujiji bwari ukutamenya gusoma no kwandika. Muri iki kinyejana ubujiji ni ukutamenya, umva ntumeze neza ko ntuzi impamvu, ikintu cyoroshye cyo gukora. Ese ndajya muri WhatsApp, ese ndajya kuri Instagram, ese ndajya kureba filime, ese ndajya gufata akayoga, ese ndafata iki, numva umuziki. Rimwe umwarimu yarambwiye muri universite ngo ibintu turi kwiga nta na kimwe cy'icumi nzakoresha hanze. Ni muri gahunda ya leta yo kurwanya ubujiji. Ngo jya ku ishuri wige, numara kwiga ushaka akazi keza, ukore ahantu heza, ubona amafaranga, ushinga umuryango. N'ibyuma by'abazungu hano byanshanze. Hey, what's up? Spread the DJ here. Good morning! Mwiriwe. Kubasuhuza nagira numve nimba muri kunyumva. Okay, thank you. Nakoze. Uyu mugoroba ndagira ngo mbaganirize cyangwa tuganire ku bintu mu buzima dushobora kuba twakora akabisi n'agahiye. Ndagira ngo uhagera asuhuze tumwakire. Ntago niteze ko haza kuba hari abantu benshi, ariko bake turi kumwe muramuhagije kabisa. Ndabizi ko amasaha atandukanye cyane, abenshi bari muri Canada, ariko aya masaha ni amasaha y'akazi. Mu gitondo saa 7 ku manywa, hagati ya saa 7 na saa 4 bitewe n'igice cya Canada uherereyemo. Abari hano i Burayi bo turi kumwe cyane. N'amasaha namwe ni ku mugoroba, ndakeka akazi kahagaze. Ari amasaha yo kuruhuka cyangwa se kuba umuntu yareba udusho kuri televiziyo cyangwa amafilime kugira ngo relaxing kubera umunsi wabaye muremure. Uri mu kazi, komera kandi courage, nizere ko ntagutesha akazi kawe. Muri make reka mbabwire icyanzanye cyatumye mbabwira ko ndi bakore live no munsi. Ni gahunda imaze igihe, abenshi muri mwe tuziranye twagiye tubiganiraho, abandi abatanzi ubwo baragenda babimenya utuntu tundi tumwe na tumwe. Ese kuri mwebwe ikibazo natangira mbabaza, ese inzozi mufite mu buzima, mushaka kugeraho mu buzima. Abakoze TV turi kumwe. komera cyane. Cynthia komera, karibu namwe se karibu. Ikibazo ndi kubabaza ati ni ese inzozi ufite mu buzima ubu ngubu ni inzozi zawe cyangwa n'iz'abandi washyize mu buzima bwawe? Ni akabazo keza ko kwibaza, kuko hari igihe umuntu agira inzozi akagira ngo nize, atazi aho zituruka kubera ibintu agenda ahura nabyo mu buzima. Komera Kayitesi turi kumwe. Irene komera cyane. Iki kibazo ni ikibazo cyiza cyo kwibaza, ubwo tubaza kukigarukaho nyuma. Ese inzozi ufite mu buzima ni inzozi zawe cyangwa se wazigeraho gute? Hari story ndababwira nk'ebyiri zambayeho mu buzima zatumye nkomeza kwibaza. Abo tugenda tuganira cyane akenshi bazi ko nkunda kuganira ibintu byerekeye na business, ubushuti, kubana neza. Abanyarwanda nibo bavuga ngo izina ni ryo muntu. Wanyise haba inshuti, nanjye nawe majije impamvu yanyise haba inshuti, aransobanurira. Sinaba inshuti gusa, n'irindi naje gusanga naryo rifite meaning ikomeye cyane mu buzima.
rero ntabatindiye akabisi n'agahiye mu buzima twese uko tubaho mu myaka buri wese afite azi ko yagiye abana n'inshuti. Hari inshuti magara, hari n'inshuti zimwe za zindi utakwirirwa wita inshuti. Inshuti magara ni yindi mu bihe bikomeye, mu bihe byiza, ni wa wundi ushaka ko utera imbere, kuko azi ko nutera imbere nawe azatera imbere. Icyo kintu ndakizera cyane inshuro 100% yuko umuntu agira ubuzima bwiza bitewe n'inshuti agira mu buzima bwe. Niba ufite inshuti nziza uzatera imbere, zizagufasha kugera ku ntego ushaka kugeraho. Niba ufite inshuti mbi zizakugaragura mu cyondo. Ariko nibutsa buri wese yuko buri wese ari unique, buri wese ari hariye. Iyo umuntu agiye kuvuka ari we, nta n'undi muntu musa, mushobora kuba muhuje ikintu kimwe 2 3 ariko ntabwo muhuza byose. Ariyo mpamvu mu minsi yashize ngarutse kuri story imwe ya mbere, hari umwana twari turi kumwe n'inshuti arambwira ngo arashaka kumenya impamvu ari ku isi. Icyo ni ikibazo cyane abantu benshi bajya bibaza, cyangwa se abandi ese mwebwe mujya mukibaza. Komera Dipoli ndagusuhuje, Eme ndagusuhuje, karibu. Ese impamvu uri kuri isi urayizi? Impamvu uri kuri isi ujye uyibaza. Nimba uyibaza ni byiza cyane, kuko uzageraho uyibone, abatabizi bageraho bakabibona. Noneho impamvu nyamukuru yatumye ntekereza gushyira mu bikorwa ibintu maze igihe nibaza, ejo bundi ndimo nigisha umusore hano imibare, byamunaniye ku ishuri, turi gusubira inyuma mu mibare, nkamwigisha nkabona bimwe yarabyibagiwe, twongera tubigarukaho. Ndabatse niba nzi iyi mibare nkaba nshobora kuba nayisobanurira abana cyangwa se abanyeshuri bari mu ishuri, ni kuki ntabikora kuri live nkagira abanyeshuri nshobora kuba navuga ati uyu munsi turaza gukora ibibazo mufite, mbibasobanuremo ibyo nshoboye, ibyo nzi. Abanzi ikintu nibuka nuko mu wa 3 segonderi twakoraga ikizami bita troncome. Ni ikibazo cyiza, nabitekereje kuyisevinga, ndaza kugerageza ndebe ko nayisevinga kugira ngo abatabashije kuyikurikira bazabashe kuyikurikira utaha, cyangwa se nzakora n'ibindi biganiro tugende tugaruka kuri bimwe na bimwe. Harimo byinshi umuntu ashobora kuba yakora, yasobanurira abandi, byafasha abandi. Ngaruze kuri iyo story, twajya dukora ibizamini byitwa troncome. Ndibuka ko abanyeshuri twiganaga muri icyo gihe imibare najyaga njya imbere ku kibaho nkayibasobanurira, ariko wa 6 cyangwa se umwarimu ataje mu ishuri turi gusubiramo, turi kwitegura ikizami cya leta, nkajya imbere nkabasobanurira imibare iyo muri segonderi. Imibare iryoshye cyane, ariko nzi ko abantu benshi batayishobora kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Impamvu ya mbere, ngewe ikosa rya mbere ndishyira ku barimu bayigisha, kuko iyo umwarimu atayigishije neza abanyeshuri ntibayifata neza, kandi imibare ni ikintu kigaruka mu bintu byinshi cyane. Nta muntu n'umwe wambwira ko atazi imibare kandi azi guteranya ifaranga rimwe guteranyaho irindi. Muri make unigura icyo ibyo byo tuzabigarukaho ikindi gihe. Nkuko nabwiye, iyi live ntago iri butinde cyane, nagiraga nkore introduction yuko hari ibintu actions dushobora gukora buri munsi zoroshye zafasha abantu benshi mu bihe byiza cyangwa se ibibi. Nkuko nta wari uzi ko ibi bihe bizaza bya corona, abantu bakicara mu ngo, abandi bakabura utuzi. Turi mu gihe cya crise isi yose irimo, haba ari ku mufuka, haba ari no mu buzima busanzwe.
hari crise nyinshi cyane na technology bwayo yazanye crise yuko abantu birirwa kuri social media. Ese ibintu birirwaho kuri social media ni ibintu bibubaka cyangwa se ni ibintu byo kugira ngo barelaxinge cyangwa se ni ibintu bituma batumwanya? Cyo ni ikintu cya mbere nashatse kuvuga ngo nzagiraho abantu inama kwa byifatamo nkuko mbyifatamo. Hari abakeka ko uko mbyifatamo bidakwiye, simbizi, bafite impamvu bazabinsobanurira, nanjye mbibasobanurire uko mbigenza n'icyo bingezaho. Ese mwebwe hari ibibazo nk'ibyo mujya muhura nabyo? Ababa bariho mwambwira. Nimba utubazo nk'utwo mujya muduhura natwo, cyane cyane abanyeshuri bo mbafitiye akantu keza nzaba presenta kuri YouTube. Narebye ko iryo somo rishobora kuba ryafata isaha n'igice irenga, ariko nzagerageza ndebe ukuntu narikora mu video dutandukanye kugira ngo ibintu bisobanuke, cyane cyane uburyo bwo kumanaginga time. Nimba uri umunyeshuri, nimba uri umuntu ushaka kwikorera ku giti cyawe business, dore ko ari byo bigezweho, abantu bose bashaka gukora imishinga. Hari n'abagira ubwoba, benshi cyane bagira ubwoba gukora imishinga kuko bavuga ati umushinga wanjye sinzi ko nzawugeraho. Impamvu zirumvikana, nuko mu ishuri ibyo tujya kwiga ntago twiga, hari ibyo byinshi mu ishuri batatwigisha. Ntago batwigisha gutegura ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Ibyo batwigisha uko twaba abakozi beza. Abari mu kazi barabizi. Ndibuka rimwe umwarimu yarambwiye muri universite, nahinduye program, arambwira ngo ibintu turi kwiga nta na kimwe cy'icumi nzakoresha hanze. Byanteye kwibaza, ariko icyo gihe nari mu ishuri nshaka amanota kugira ngo ndivemo ishuri. Nshaka kurivamo, iyi munsi narivuyemo ngeze hanze nibwo natangiye kumenya kwiga icyo ari cyo. Ibyo ni ibindi nzagarukaho mu gihe kiri imbere, igihe tuzajya tubiganiraho. Ngarutse kuri cya kibazo nahereyeho mbabaza, ese inzozi ufite mu buzima ni izawe cyangwa ni iz'abandi washyize mu mutwe wawe ushaka kuzageraho? Ese inzozi ufite ujya uzandika hasi kugira ngo zikurikirane? N'utuntu n'utundi. Tunga ndagusuhuje, urakaza neza. Ndabona ibyuma by'abazungu hano byanshanze. Ni hatari, ntibyoroshye. Nongere ngaruke ku kibazo, ese inzozi ufite ni izawe cyangwa ni iz'abandi? Abantu benshi ntabwo tujya tubimenya kuko turakura. Urugero rworoshye, benshi twabwiwe, nizere ko bitari kubasakuriza, komera cyane, akazi wakavuyeho, ndabona ngomba gufata ukoresha amaboko yose. Sifa ni karibu, ndagusuhuje. Na Vanessa, komeza uryoherwe n'ibihe na anniversaire. Muri make umuntu agize ishusho y'ubuzima twakuriyemo, tuzi ababyeyi batubwira ngo ujya ku ishuri, ni muri gahunda ya leta yo kurwanya ubujiji. Ngo ujya ku ishuri wige, numara kwiga ushaka akazi keza, ukore ahantu heza,
ubone amafaranga, ushinga umuryango, utunge umuryango, ubaka inzu, ubeho ubuzima. Iyo ngiyo already ntabwo ari inzozi zacu, nizo badushyizemo. Natwe turakura tugera ahantu dushaka ibyo tubona kuri televiziyo, mu mafilime n'ibindi, tukifuza kubigira, kubitunga, tutazi uburyo babikorera. Cyane cyane ko filime hari ibintu byinshi bakata, hari ibintu byinshi batatubwira, dushaka gusimbuka tutanyuze mu nzira nyayo kugira ngo tuhagere. Hari n'ababigwaho ku mahirwe bakabigiraho, hari n'abatabishobora. Mwebwe ibyo ngibyo mubibona mute? Ese inzozi mufite mumva ari undi muntu wazibabwiye, cyangwa ni izanyu ku giti cyanyu, hari icyo mwifuza kugeraho? Abakunda akaziki, reka mbereka akaziki kamwe mu tuziki nakundaga mu minsi yashize, mu gihe cyashize. Ndakeka baza ukaririmbo mwarakumvishe mu gihe cyashize cyane, I want to be a billionaire. Ni ibintu bisaba byinshi cyane, kuko hari inzira zo kubigeraho, ariko bisaba yuko ubitangira hakiri kare. Ni either ubitangira hakiri kare cyangwa se ukabona ikintu kibigufashamo. Nawe urayikunda. Ubwo numvisha ko ari mu tuzajya twumva mu gihe Masenus izaba yadufashe. Masenus ni stress mu kirimi cya Finland, Suomi. Muri make ngarutse kuri gahunda y'umunsi, nabuye ko ntari ubutindire cyane, dore amasaha iminota hafi 30 tugiye kugeramo. Kandi nkomeza kubwira abantu batugezeho muri umunota, karibu Berize, komera cyane. Twagiye tuganira utuntu n'utundi, cyane cyane ikibazo ndi kugarukaho, ese inzozi ufite mu buzima ni izawe cyangwa se n'undi muntu wazigushyizemo? Natanze urugero rw'ukuntu iyo umwana akivuka ababyeyi bamubwira ati jya kwiga urwanye ubujiji, numara kurwanya ubujiji umenye ikintu uzakora mu buzima ukunda, ariko bigoye kukibona mu ishuri, kuko mu ishuri hari porogaramu zabo. Ntago mu ishuri bigisha ukuntu aba mu YouTuber, ukiri kungu nimba barabishyize muri porogaramu, ariko ntago kabisa. Ndabona uje nk'umupolisi, nta kibazo, hands up. Ni karibu, ubwo urebe ucunga umutekano gusa. Noneho ubu ngubu abana b'ubu ngubu, ese filime zibatera kugira izindi nzozi? Ese publicité zidutera kugira izindi nzozi? Nanjye nakuze ubwo nyine nzi ko nzaba umuscientifique ukomeye, ariko ngeze mu kibuga cya football, nkunda football cyane, numva nzaba umufootballer. Imyaka iranjyana, biba ngombwa ko ngomba ku karibu Frizaren, ukivamo ntikikuvamo. Inzozi ziravanze nk'agatogo, birumvikana. Niho hagomba kuba abantu mukunda gukora siporo, muzi ikintu bita detox. N'umutwe ugira detox, ugomba gukora detox mu mutwe kugira ngo ugaruke kuri za nzozi wari ufite ukiri umwana. Abantu benshi ntibabibona cyangwa ntibahura nabyo mu buzima. Ubundi tugomba gukora ku bintu byinshi mu buzima. Reka ngire vuba mbabwire impamvu nyine nagira ngo mbagezeho iki kiganiro, hanyuma tuganire bisanzwe. Ufite ikibazo ashobora kumbaza igihe cyose cyose. Gahunda ni ndende mbafitiye, ntabwo ari iy'uyu munsi gusa, kuko ni ibintu nahoze mfite kuva kera kugira ngo mbisangize n'abandi. Nkunda gusangiza ibyiza
ngezeho mfite ubumenyi bwiza bwafasha n'abandi, kuko iyo undi ateye imbere nanjye numva nteye imbere, niryo shema ryanjye. Niyo mpamvu banyise Habinshuti, ni inshuti zanjye nzifata neza. Niba nawe wizera inshuti zawe jya uzihamagara dusangira iri jambo rimwe na rimwe. Ikindi kandi ntabwo ari ubusa ko nkoresha iyi account yitwa Scratch the DJ. Hari abantu bakinnye umuziki benshi, mu gihe kiri imbere muzajya mubabona baje twabyinanye umuziki karahava, ntabwo ari karahanyuze, hari n'ibindi bizagaruka n'ikindi gihe. Umuziki nagahoraho, ariko igihe kiragenda inzozi zacu zigasigara inyuma. Buri muntu buri kwezi kwa mbere kugeza itariki ya mbere z'ukwa mbere cyangwa ya 31 z'ukwa 12 umuntu akora resolutions azakora umwaka wose, ariko byagera mu kwezi kwa mbere hagati izo resolutions nta numwe ubuzifite hafi. Ese biterwa n'iki? Ni kwa kundi twigishijwe kuko bitari inzozi zacu, ubundi tukabyibagirwa. Hari abantu dukunda kuganira bafite imishinga, njya mfasha gahoro gahoro, ntabwo ndabishyiramo ingufu nyinshi. Ubu niyo projet ndimo, gushyiramo ingufu mu bantu bafite ama project bashaka gushyira mu bikorwa, cyane cyane abantu bashaka gutangira za business, abantu bashaka kumanaginga time yabo, bashaka kugira aho bigeza, kubera ko babonye yuko gukora mu kazi gusa bitazaba bihagije mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, kuko ubujiji bwo muri iki kinyejana ntabwo ari ubujiji bwo mu kinyejana cyashize. Ikinyejana cyashize ubujiji bwari ukutamenya gusoma no kwandika. Muri iki kinyejana ubujiji ni ukutamenya kwiyadapta mu gihe tugezemo, kutamenya technology aho ugeze ngo ubashe kwikoresha ugera imbere. Aho niho abantu benshi batakarira. Nkanjye maze igihe ntabwo ngeze nkora ama live kuri Instagram, hari byinshi byancitse, ariko ngomba ku updatinga kugira ngo magere, kugira ngo mbagezeho ubutumwa nshaka kubagezaho, cyane cyane abo dukunda kuganira, ngezaho ubutumwa dukunda kuganira ibintu bya business bisanzwe mu buzima busanzwe. Kariba bamaze kuhagera Mizero. DJ Ferdi komera cyane. DJ Ferdi muri Quebec akora tax return, nimba utarazikora ni mu gihe cy'ama tax return cy'ama declaration, mu mushake abibafashemo, ubwo arababwira ibiciro bye akora. Karibu Kayumba. Mark Void Didier karibu. Muje hashize iminota 30, ntago nashatse kuvuganira gusubiramo byinshi cyane mu byo twagiye tuganira. Icyingenzi cyane nagiye ngarukamo, ese inzozi ufite mu buzima nizawe cyangwa nizabandi? Abantu mukunda gukora siporo muzi ibintu bya detox, kugira ngo udetoxing umubiri, umutwe nawo ukorera detox. Yego ni mu gihe cyo gukora tax return kabisa, abari muri Canada igihe ni iki ngiki, kugira ngo mubone ibikwiye kubagarukira. Noneho nababwiye story y'ukuntu nafashaga abanyeshuri twiganaga kwiga imibare mu gihe twiteguraga ikizami cya leta. Urundi rugero mu bintu byatumye mvuga nti ese ni kuki ntatanga ibitekerezo byanjye ku karubanda, ahantu abantu b'inshuti zanjye duhuriye kuri social media, harimo kubona ubutwari cyangwa se ibindi bihugu bitera imbere uburyo bukora. Ntabwo ari ukuvuga yuko buri wese tutayibona, ari abantu benshi batayibona bitewe n'ibintu bahugiyemo, ariko hari umubyeyi twaganiriye arambwira ati, yabyaranye n'umuzungu n'umunyarwandakazi, ntabwo ari umuzungu, ni umu-Albane. Arambwira ngo buri cyumweru bakora inama bakaganira mu bantu bose batuye muri Canada, bakaganira ku buzima babayemo, abana babo cyane cyane. Nimba hari umwana ufite retard
mu mibare, mu masomo ye, hakaba hari umuntu w'umuprofessional bafite muri community yabo, abo bana bashyira hamwe akabibafashamo akabibasobanurira, bituma abo bana batera imbere mu ishuri. Ese twebwe nta kintu twarigiramo? Nimba muri abo bana hari umwe urwaye, akaba afite uburwayi runaka, kandi bakaba bafite umudokiteri muri community yabo, uwo mudokiteri abitaho bose, akaba azi ibibazo byabo bose ku buryo abafasha. Ese twebwe turaha gusa muri aya mahanga turimo, turaha dusangira ibirori, nihe hahiye, nihe ho kujya gutwika gusa? Ese nta kintu twakora hagati yacu byadufasha gutera imbere? Ese twakora ibimina? Hari abari mu bimina bakora neza cyane, ndabakongratulatinga. Ese ibyo bimina birahagije cyangwa hari ibindi byakagombye gukorwa? Ibyo ni ahanyu ho gutekereza, muzambwira ibyo tuzajya tuganiraho, ibyo tuzajya twungurana ibitekerezo, kandi nkomeza kubafasha gufatanya namwe mu bikorwa bya buri gihe. Komerarize, uwo nawe ni umutrainer muri sport, ni ukomeze ubafashe. Ikindi, urundi rugero natanga, murabona ndi kwiga geography muri secondaire, umwarimu twari dufite n'umwarimu nakundaga cyane, yatubwiraga urugero akavuga ati abahinde bo mu Buhinde, apana bo muri Amerika, abahinde bo mu Buhinde be exportinga brain. Niyo mpamvu uzasanga hari aba engineer benshi cyane b'Abahinde, hari aba informaticiens benshi cyane b'Abahinde, hari aba scientifique benshi cyane b'Abahinde hanze, aho uzajya hose. No mu kazi nari ndimo nkora mu minsi yashize, imyaka yashize, ko muri insurance na finance, hari umuhinde w'inshuti yanjye akora, ari mu bantu ba mbere bakoze ku rumogi rugutangira kwemerwa muri Canada. Company yashinze ubigeze kuri. Ese twebwe tuzamenywa muki cyangwa tuzafatanya muki? Africa, it's our time. Utayibona ubwo hari indi mpamvu. Ngewe ndabyizeye cyane ko ndabibona yuko igihe ari iki ngiki, yuko twe dufatanya tukareba ikintu twakora mu bumenyi dufite, mu tugasangizanya. Ngewe ndi tayari. Inshuti tuzakorana. Nimba wize inshuti zawe, zizane ahantu hari inshuti, abantu barafatanya bakagera ku bintu byiza, twese tugatera imbere. Mu kurangiza iyi presentation navuga ngo nkoze nciyemo nirukanka hirya no hino. Karibu Viviane, karibu kweli. Nakoze muri Walmart ndi ku ishuri, nari nyiri muri university, nkoramo imyaka 2, nakoragamo ari weekend gusa, ari akazi ka part time. Muri icyo gihe twaracakazaga cyane, uretse ko nari imeze nk'imashini. Muri icyo gihe nari mfite ingufu nyinshi cyane. Nigaga kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, tugaciringa kuva ku wa kane kugera ku cyumweru, nkajya ku kazi ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ubwo urumva nta munsi n'umwe nabaga mfite wo kuruhuka. Rimwe nabaga mfite umunaniro, ubundi nkakomeza, kuko akazi k'ingufu karako kugenda cyane, ntago kananiza nko kwicara hamwe ugatekereza. Kuko ari nk'igihe nabaga mfite nka formation, nakwicara ku ordinateur nkatangira nkasinzira, nkacumugara, nkatangira nkivuga ibyivugo bya sogokuru n'ibindi. Ahangaha ikintu nashaka kuvuga nuko hari umukozi nahuye nawe wari umaze imyaka 45 muri iyo company, muri ako kazi. Byatumye nibaza, ntago ndagira imyaka 45, ese mu myaka 45 iri imbere nzaba nkoze iki, nzaba ngeze kuki, ni iki nzaba ngezeho? Ni ikibazo umuntu yakwibaza, kuko ahantu henshi ibintu byacu
cyangwa ibintu byacu bipfira nuko dushaka ikintu tukagishaka nona, ndashaka gukira ngashaka gukira nona, ndashaka imodoka nkayishaka nona, ndashaka iki nkagishaka nona. Sinshobora gutegereza umwaka utaha cyangwa imyaka 2 iri imbere. Ariko ubuzima turi kubaka nonaha ni ubuzima bw'imyaka 10, 20, 30, 40, 60. Abatekereza kure batekereza abuzukuru n'abuzukuruza ibyo bashaka kuzabasigira. Ese wowe inzozi ufite ni izawe cyangwa ni iz'abandi? Nimba ari izawe utekereza kugeza hehe kuyihe myaka? Muri make nibyo ngibyo nagira ngo tuganireho uno munsi. Ubwo ufite ikibazo yambaza cyangwa kandika cyangwa se akasaba ntuza tukaganira hano live, ni karibu muri Isanga. Ntago nagumana ijambo ngiye nyine kwivugisha gutya nabyo birarushya bisaba ko umutwe ukora cyane. Kambashakira akaririmbo ko kurelaxinga mu mutwe, dore ko Scratch the DJ is always there for you guys. Najya nkora ibiganiro ambiance weekend, ambiance tropical kuri radio CFAK 88 n'ibice 3. Ndacyabyibuka cyo genda nakora kuri university. Naho ubu ngubu nabyo bishobora kuzagaruka mu minsi iri imbere, umuntu akajya bigarukaho. Ese nje zimwe mu nzozi nge nababyizaho nko ku kibazo nabajije n'abari kuza none kugira ngo nabo bakibazeho. Victoire karibu, Yvette karibu. Hari cyane abanyeshuri barangije university ngo bagiye kwinjira mu kazi. Inama nababwira ya mbere yonyine nabasuggestinga gusoma iki gitabo cya Mr. Robert Greene, Atteindre l'excellence. Mu cyongereza ni The Mastery. Iki gitabo kizagutegura mu buzima uzavuyemo ku ishuri. Harimo inzira yose ku kintu cyo ushobora kugeraho. Ushaka kuba umu scientifique, ushaka kuba iki, ushaka kuba n'umu artist. Iki ni gitabo cyiza kizaguha inzira wanyuramo, izagufasha ntute inzira yawe mu buzima, ntuzagere hahandi abantu biyahuza inzoga, ibiyobyabwenge kuko babuze icyo gukora. Ni igitabo cyiza kigusobanurira uko wabyifatamo, inzira yo kugira ngo ugire maîtrise ikintu urimo, umastering ikintu urimo. Hari benshi nanjye ntirekomandinga, naye higezemo hagati, ariko ni igitabo cyiza cyane ko ngisoma nka Bibiliya, kuko ni igitabo bisaba ko utekerezaho utirukansa. Ingingo nyamukuru y'uyu munsi, akabisi n'agahiye. Ugira inshuti zikakugoboka, wagira inshuti mbi zikagutesha inzira, wagira inshuti nziza ugatera imbere ukagera ku byo wifuza byose. Sibyo? Nyt kumppanit voi hengittaa. Huudamme uutta abafite ibibazo twatangira tukaganira, ntabwo ngira ikintu ikindi nongeraho kubyo twaganiriye ko ni byinshi cyane. Umuntu ashagiye kubidevelopinga, umuntu yafata umwanya munini. Nibyo ori hari gihe nzayangeraho nkabasomera abantu badashaka gusoma cyangwa badafite umwanya wo gusoma. Hari ikintu bajya bavuga ngo ushaka guhisha ikintu mwirabura ngo gihisha mu gitabo. Ese nibyo cyangwa nitwe dufite kutashaka kumenya ikintu? Kinyafu. Yes, ubutaha nta gucererwa nukuri. Icyo kintu ni ikintu njya nibaza koko ese koko turabishoboye kudakererwa muri gahunda. Ngiye ni ibintu ngerageza gukora cyane, abantu benshi babinziho cyane ko nakazi nari ndimo nkora mu myaka 3 ishize katabaga koroshye, ariko nakazaho nafataga rendez-vous n'umukiriya, rendez-vous namuhaye nkagomba kuyubahiriza, nubwo nabaga mfite izindi gahunda zashobora kuba zatinda, ariko ngenda byubahiriza cyane kandi ndabizijeje nzakomeza kujya nkorera ku gihe. Twakomeje byabaga ari byo muri primaire. Ndibuka story imwe
hari umwarimu twari dufite mu wa gatandatu primaire nimba ari ubugome ese bari abarimu koko baradukundaga koko yari yarafashe inturusu arayishishura ayisigaho verine ya indi ibengerana y'umweru. Iyo nkoni yari ikomeye my friend. Iyo nkoni yakubise nka promotion 3 yavunikiye kuri promotion yacu. Wumva ko twari turabakubaganye bahatari. Ikintu nashaka kubagezaho ubwo mu minsi iri imbere nzabibereka. Hari ama video nzajya nkora nkayashyira kuri YouTube. Impamvu nahisemo YouTube nuko YouTube igeza ku bantu ubutumwa vuba kandi uhitamo ubutumwa neza. Nk'ama video ushyize kuri Instagram kugira ngo uzayigereho nuko ujya kuri profile y'umuntu ukamanuka ukajya kwishakisha, ariko kuri YouTube wandikamo izina ukatibona ibintu byerekeye n'ibyo uri gushakisha ukabigeraho vuba. Oliver Kayitesi tutarajya kure zimwe mu nzozi nifuza kugeraho, sinzi nimba ari zanjye ariko ngenda biza ubu ngubu ko nazikozeho ubushakashatsi. Diamond ahantu ageze ni kure cyane ariko yakoze akazi katoroshye, ni umukozi. Bruce Melody yubahwe akora akazi katoroshye. Ba Meddy bande bose bakoze akazi katoroshye, ariko ntabwo ari mu muziki gusa. Dufite aba scientifique hano, dufite abanyeshuri hano, dufite abantu badutegerejeho cyangwa se bashaka kugera ku bintu byinshi biri imbere. Ntabwo ari entertainment gusa tugomba guteza imbere, hari byinshi tugomba guteza imbere cyane. Ese tuzagira abaganga, ese hari ibintu byinshi cyane. Nkanjye inzozi ikomeye cyane nshaka kugeraho ku mwaka wa 50 nzayibereka mu gitabo nabyanditsemo kugira ngo mwumve ko ari njye wabyiyandikiye atari undi muntu. Reka nture abagore bose n'abakobwa bose aka karirimbo babateriye imitoma abasheri banyu. Ikindi kintu nifuza kubabwira nuko hari abantu dusangira imishinga, ugasanga dufite imishinga imwe ariko nta kintu tuyigeraho kuko tudafatanya mu kubaka ibyo dushaka kugeraho mu buzima. Urugero muri gahunda hari gahunda mfite ko njya mbona abanyeshuri cyangwa abana benshi batazi Ikinyarwanda, ese umuntu yakibigisha gute ku buryo tutazajya tuganira akabura ibyo wumva. Ese duteza ururimi rwacu imbere kuki amahanga tugiyemo bo batubwira ngo tuvuge ururimi rwabo. Natwe ni ikintu tugomba kuzateganya, buri wese ahari hose arabizi yuko icyo kibazo kimugenderaho. Dipora abaje ikibazo cyiza. Musalama bro, utekereza iki ku buzima bufite intego? Ese habaho inshuti mbi? Ese ubuzima umuntu yavukiyemo bwamubuza kugera ku cyo yifuza? Urakoze cyane ku kibazo cya nyuma kuko ndagikunda cyane. Hari abantu ubuzima bufite intego ni ubuzima bwiza, ariko abantu benshi ntago bashobora kugira intego cyangwa bazikurikize kuko ikibazo patience ntago abantu bose bayigira kimwe, cyangwa se perseverance, gukomeza intego, ikintu uzi ko ushaka kugeraho ushobora kuzakigeraho. Abantu dushukwa n'utuntu tworoshye vuba cyangwa se turambirwa vuba, ugasanga ntidushaka gufata risk. Dushaka ibintu byoroshye. Kugira intego ni ibintu byiza cyane kuko buri muntu wese ariko ndabizi ko abishoboye kugira intego, kuko umuntu ajya mu ishuri yavuga ati ndashaka kuzarangiza ishuri, yararirangije, iyo ntego yarayujuje, ni sawa. Indi ntego ushobora kuvuga tuvuga ufite umuntu umushire wawe ari buze kugusura, uvuga ati ndashaka ko ahagera agasanga hateguye neza, ukabikora ukabigeraho. Iyo ni intego uwigezeho. Ariko intego ziri mu buryo bwinshi butandukanye. Hari intego z'igihe gito n'intego z'igihe kirekire. Iz'igihe kirekire aho niho abantu benshi dupfira, kuko dutekereza hafi cyane, ntago dutekereza ku zuba, ku kwezi.
bavuga ngo tirasa ukwezi uzagera ku nyenyeri nutahagera ku kwezi. Ubuzima umuntu yavukiyemo bwamubuza kugera ku cyo yifuza, ntabwo bwamubuza, gusa agira challenge nyinshi. Icyo nzi ko nizera cyane kuva kera no ko umuntu wahuye n'ibibazo byinshi mu buzima aba afite byinshi byo kwigisha abantu kandi bizamugeza kure cyane. Ndabyizera cyane kuko njyewe iyo yari imwe mu ngaruka nagiye ntekereza mu twanjye nkabatse ko mbona ntafite ibibazo byinshi cyane. Hari gihe ugira ngo nta bibazo ufite ariko biri mu mutwe ariho bikufungira, ni hahandi wumva ntumeze neza ariko ntuzi impamvu, ugashaka ikintu cyoroshye cyo gukora. Ese ndajya muri WhatsApp ndeba abandi ibyo bapostinze, ese ndajya kuri Instagram, ese ndajya kureba filime, ese ndajya gufata akayoga, ese ndafata iki numva umuziki. Aho niho hambere ukwepera, kuko hari uburyo bwinshi bwo gukwepa ibyo ushaka kugeraho. Urumva yuko ubuzima wavukiyemo nimba waravukiye ahantu habi, nka Diamond ni urugero rwiza, ntabwo yavutse neza ahantu heza, ariko hageze ubu ngubu se byarabimubujije. No kugira intego kugira ngo bigereho, buri wese arabishoboye. Icyo twifuza kandi tugomba kwizera nuko inshuti zawe zizagufasha kugera ku byiza wifuza. Inshuti nziza zikugeza ku byiza, inshuti mbi zigufasha kujya kurangara ukajya mu bundi buzima. Aho niho hambere ntibanga riri, kuko ufite inshuti nziza uzagira manager mwiza nk'aba manager ba Diamond. Niba ufite inshuti nziza imwe izaba umukire ikubwira ati dore inzira yo kunyuramo ni iyi ngiyi. Niba ufite inshuti nziza uzamenya kubana n'abandi, ubane n'abantu beza. Kandi Dipolo icyo ni ikintu ngukundira cyane, uzi kubana kandi uzi kwitanga cyane, bizakugeza kure. Ndakize izina ni ryo muntu. Mfite imishinga myinshi, courage, merci wakoze Tiva cyane, nizere kuzabimfashamo. Nzahora ngukunda by Sean Breeze. Okay, nakuru urukundo se ko bavuze ngo imitoma ntifata muri corona mu gihe cya corona. Okay, hari abantu bansabye ko live na yisavinga ndayirekeraho kugira ngo 24 hours mushobora kuba mwayireba. Nanjye ndaza kongera kuyumva, ndebe nimba bihuye n'ibintu nshaka kuzajya mbagezaho, nyishyire kuri YouTube ku buryo n'abazayishaka mu kindi gihe bashobora kuzayibona igihe cyose babyifuriza. Ariko ibiganiro nk'ibi ngibi nzakomeza mbibagezaho. Ni ibintu nkunda kuganira n'abantu, ni ibintu nshaka gutaha umwanya wanjye, nshaka gushyiramo umwanya wanjye, ubwo mwabyumvishe. Reka twumve Nzahora ngukunda by Sean Breeze. Ubwo ngubwo abatari bakazi nabo nibaza kugakunda bazajya bahora bakumva. Umutoma mwiza cyane, hehe, niyo byaba bikomeye azahora gukunda. Ese hari umuntu wabikubwiye? Yaba yarabikubwiye gute? Mwari muri mwenyine cyangwa mwari mu ruhame? Ni ibintu byiza cyane, n'amagambo meza cyane ubwira umukunzi kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza bitewe n'amarangamutima wumva ufite. Nagira ngo ngaruke ku muntu wavuze yuko imishinga ari myinshi. Imishinga ni myinshi cyane rwose, kandi ntabwo nshobora kuyikora yose, nubwo nayikora njyenyine. Nkeneye inshuti, ndi gushaka inshuti nyanshuti, inshuti zishaka gutera imbere, zishaka guteza izindi inshuti imbere. Tuzajya dukorana imishinga hirya no hino ku isi, dore yuko ubu ngubu isi yabaye ntoya. Ntabwo ari u Rwanda ari rutoya, ahubwo isi yabaye ntoya. Ahantu hariho hose ushobora kuba wakora imishinga mu kindi gihugu wibereye mu kindi gihugu. Ni ibintu bishoboka cyane cyane yuko ino corona yabitweretse yuko umuntu ashobora gukorera mu rugo ku batarabyizeraga. Abantu badusanze batinze kubera impamvu zitabaturutseho, kubera ko amasaha atandukanye cyane. Ese nacyo ni ikindi kibazo nashaka kubabaza, ese amasaha meza yo gukoreraho live aho mubonekana yahe, kugira ngo mbashe kureba ko nazajya mbishyira mu gihe twazajya tuboneka, abantu benshi bazajya baboneka.
ese mufite inshuti mwizera mukunda yuko twaterana imbere hamwe, nazo mwajya muzibwira mukabagezaho ubutumwa namwe ubwanyu mushaka kuba mwabagezaho. Abo bashaka ko tuzajya dusangira akayoga nk'uko bisanzwe, tuzajya tugasangira igihe tubonye umwanya wo kugasangira nk'uko bisanzwe. Corona nivaho murabizi uko ibikorwa, inzoga zizahoraho, umuziki uzahoraho, inzozi zacu ntabwo zizahoraho. Ese twazageraho gute? Twafatanya gute? Tuba abakozi dukore. Yes, weekend nabwo hari igihe tuzajya tuganira, haribwo abantu baboneka. Yes, unsigaje amasegonda make cyane kugira ngo live yikupe. Nagira mbashimire cyane, mwakoze cyane kandi mwamfashije, nanjye kandi nzakomeza mbafashe uko nishoboye kose. Mugire umugoroba mwiza, mugire umunsi mwiza, ndabakunda.